Iyi mpanuka yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 21 z'ukwa 2025 ubwo iyi modoka ya fuso yari ifite plaque RAH 176 R yarigeze mu murenge wa Runda ahazwi nko ku Mugomero. Uvuga ngo iriya kamyo yamanutse nyine iyi tagisi iparitse hano ku ruhande nyine ngajyemo ajyana abana ku ishuri. Iriya kamyo nyine ita umuhanda wayo iraza isanga iyi tagisi mu muhanda wayo irayigonga nyine iranayisindikizanamo hano irindi wigezamo hano. Ngamanuye imodoka y'urupangu abagonzi y'ingiyi ngo bitewe n'itsindwa umushoferi yari afite yaje guta umuhanda yari irimo taxi minibus yari itwaye abana ku ishuri mu gitondo irayahuranye yita hepfo y'umuhanda ngo abatari bake barakomereka. Ubwo twageraga habereye iyi mpanuka bamwe mu baturage babibonye ndetse bakanajya gukura uyu mushoferi wa fuso mu modoka ngo bamusanganye inzoga zizwi nk'ibyuma zifite ibirango by'igisiga nga hamwe mu macupa zari zashizemo naho ane zicyuzuye. W'ikamyo yari yasinze zari zirimo mu ikamyo kuko banamupimye basanga yasinze n'ibintu biba bigaragara. N'abaturage mu ndakagombye gukorwa ikintu no muri rusange ikintu cyakorwa ni ukuzajya bafunga abantu basinze batwaye ibinyabiziga. Feri avuga ngo aragenda ngo perime ye ngo bayifunge gatanga amafaranga yo yanyweye inzoga. Biriya bintu byo gutanga amafaranga yo umuntu yanyweye inzoga buriya nabyo si byiza. Ese kayatangeje akagaruka agatwara ikinyabiziga kongera akica abandi. Ntakoze ntago ari kubona ko atasinze. Amakuru y'iyi mpanuka yashimangiwe n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi ashimangira ko 13 bakomeretse mu buryo bworoheje naho 5 bagakomereka ku buryo bukomeye ngo ariko nta muntu wigeze ahatakariza ubuzima. Imodoka ya fuso yaturukaga Muhanga yerekeza Kigali bagiye Imbaho yataye umuhanda rero umukono wayo umushoferi yagenderagamo agonga imodoka ya minibus ayisanze mu cyapa aho yashyiragamo abana b'abanyeshuri bazindukaga bajya kwiga ku ishuri rya Elite riri Igihinga hariya muri Kamonyi. Hakomeretsemo abantu 18 barimo abanyeshuri 16 umushoferi wari utwaye minibus n'umwarimu uherekeza abana. Nta witabye Imana muri bo. Hakomeretsemo 5 mu buryo bukomeye n'abandi 13 bakomereka byoroheje. Abakomeretse bajyanwe mu bitaro bya Remera Rukoma, abandi bajyanwa mu bitaro bya CHK bari gukurikiranwa bari kwitabwaho n'abaganga. Ku kijyanye no kuba uyu mushoferi yaranyweye ibisindisha ashimangira ko yari yanyweye ibisindisha ndetse akanaboneraho kwihanangiriza abatwara ibinyabiziga ngo naho umushoferi uzakora impanuka muri ubu buryo wagomba guhanwa mu buryo bwihariye. Yego byagaragaye ko umushoferi yari yanyoye ibisindisha yarahagurutse hariya ku karere ka Kamonyi ari mu muhanda atarahura n'abapolisi ariko ingamba nta zindi zisanzwe ni ugukumira ni ukumenya ko abantu ubwabo kumva ko umuntu agiye gutwara imodoka ubwe wenyine akumva yanyoye kubisindisha agatinyuka agahirahira agakandagira kuri vora agafata urufunguzo. Ibi ntabwo byakagombye nubwo bikwiye nkuko dukunda kubigarukaho muri iki gihe tugezemo. Buri muntu wese azi uruhare rwe mu gukumira impanuka, ariko noneho uwo muntu wanyoye ibisindisha kugera ku kigero nk'icyo nguyu yagezeho, umuntu wakibaza mu gitondo saa 12 uwo muntu yazirayemo byanze bikunze afite abo basangiraga, noneho ahagurutse mu bantu kuko ntabwo ajya kwicara mu modoka atavuye mu bantu, bakamureba bakarebera, yamara gukora impanuka nk'iyi ngiyi ugasanga abantu baravuga bati twari twamubujije cyangwa se twabibonaga. Ni byiza ko tutangira tukamenya ko gukumira ntabwo ari ukuvuga ngo
nibimara kuba ndabivuga oya ahubwo ni ugutanga amakuru ibyo bintu bitaraba ahantu hose haba hari polisi. Umuntu agahamagara umupolisi akamubwira ati hari umuntu mbona wanyoye ibisindisha twamubujije aranze agiye kujya mu modoka bimutabara dore imodoka irahanaha. Ikindi ni uko umushoferi uwo ari we wese utwaye imodoka z'abagenzi utwaye imodoka muri rusange izi modoka ziba ziri mu mirimo zipakiye imizigo nta n'umwe ugomba gukoreshwa kumva ko agomba gukoreshwa n'ibiyobyabwenge, kumva ko niba ugiye gutwara abantu. Turacyabona abantu mu gitondo bavuga ngo ni indarane ngo ntabwo ngo ari zo nyaka kanya. Iyo myumvire iyo myitwarire niyo iteza impanuka, ntabwo rero bikwiye. Buri muntu wese yumve ko umutekano wo mu muhanda ari uruhare rwe, yumve ko ari inshingano za buri muntu, ntihakagire umuntu uvuga ngo birareba inzego z'umutekano ugiye ntabwo bindeba. Ni ubufatanye, ariko nibutsa cyane ko abantu nk'aba ngaba baba bafashwe mu buryo nk'ubu baba bakoze impanuka nk'izi ngizi zajya banwa mu buryo buri serious kugira ngo banabyumve banabimenye. Ntabwo bikwiye, ntabwo ibi bintu ari byo. Ni ugukina n'ubuzima. Niba umuntu ataba ari ubuzima bwe, ariko ntabwo akwiriye no gukina n'ubuzima bw'abanyarwanda, ntabwo akwiriye gukina n'ubuzima bw'abandi bakoresha umuhanda. We niba atikunze agomba guha agaciro abandi bahurira mu muhanda. Ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu muhanda wa Giti Kinyoni nibwo mu masaha y'isa sita imodoka yo mu bwoko bwa rukururana ifite ibirango bya RAD 383L yaje kugonga umugabo wambukaga umuhanda bikaza kurangira ahise yitaba Imana nk'uko ababonye impanuka babidutangarije. Ukuntu biba bimeze burya mukubise bigaragara ko ari amapine y'inyuma mukubise, ukuntu bisa ashobora kuba yagoswe agahita yambukirana nyine imodoka itarashira yunga irangira. Asa nk'umuntu wayambukiranye yahise apfa kabisa, yamuciye hejuru kabisa araturika mbye. Mpamvu ikintu kiraturetse aje ravuga nese ni imodoka ihirimye cyangwa se n'ibiki bibaye ngo mise manuka nsanga n'umunyamaguru bagonze hariya ariko yambukaga arimo kujya hakurya. Nyine ngiye kubona mbona ndebye mbona ubwoba buranyishe, mbona ibyo hasi amara yasohotse, mbona yasohotse mu maso hakubutse nyine byarangije. Umunyamaguru arambutse yari umukarani utwara imizigo Nyabugogo, none we mu kwambuka kwe ahagaritse ino modoka ipakira amazima ayambukanye mbese nko metero nk'eshanu, abibwira mbese arayiparikishije ni nkaho ashatse nko kwitegeka yihagarare kandi nta bushobozi afite bwo guhagarara ku kanya bitunguranye, no guhagarara bitunguranye. Rero shoferi ukuntu mbonye we akomeje kugira ngo ahitane abandi bantu benshi, yakomeza urugendo rwe kuko nta bundi bushobozi yari afite bwo kwirengera, akomeza urugendo rwe ubwo nibwo amugonze. Amanwe ukuntu impanuka ibaye rero hari akamodoka bita rifani, urakabona ka rifani kamwe gapakira utuzigo aragakwepye wo bukeye asa n'uwambuka. Hari umukara yaguraga ku bitoki hano za modoka za saa 10 hano kuri yansi, ari tukajye muri amabuno yiriya modoka inyuma, urabona ko atamugonye imbere, iriya modoka ikugonze nta n'inyamubona. Bakomeza bagira icyo basobanura ku kijyanye n'iyi mpanuka. Umuntu uri mu makosa ni umunyamaguru, gusa nta nubwo bavana umunyamaguru ugira ikosa ariko niwe uri mu ikosa. Ukuntu bimeze bamaze kugira amafaranga menshi nyine bararenzwe, bacaho biruka nyine babumva nyine twe tuba tugenda n'amaguru turi bakabwa. Ntabwo ari byiza nyine bajye bagenda nyine ku muvuduko polisi baho nyine umuvuduko uringaniye to. Ubwanjye uko mbibona ndavuga nkese ubundi umuntu yagiye yambukira hariya mu banyamaguru badukiriye turiya tuntu tw'umweru hariya ntabwo bapfa kukugonga, ariko ukambukira hariya mbona ari amakosa. Ngewe niko nabibonye ariko nta wabimbwiye. Warakoze cyane. Sawa. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru imyirondoro ya nyakwigendera yari itari yamenyekana neza, dore ko bavugaga ko bari bamuzi ku mazina ya Manuel ndetse n'umurambo wa nyakwigendera ukaba yahise utwarwa n'imodoka ibishinzwe. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali.